Nanone ndagusuhuje ukurikiye ibiganiro byacu nkuko bisanzwe uyu munsi noneho tugeze mu gice cya gatatu cy'ibibazo bishobora kubazwa muri interview kandi ku mwanya uwo ariwo wose. Ngira ngo mu minsi yatambutse twarebye parti ebyiri zibanza. Uyu munsi rero tugiye guhera ku kibazo cya 51 kugeza kuri 75 mu bibazo 100 bishobora kwifashishwa cyangwa se bishobora kubazwa mu kizamini cya interview ku mwanya uwo ariwo wose. Ngero tugiye kubana nitwa Alphonse Ndagijimana. Umuryango official bati turamenyesha abantu bose baprayinze ku myanya yose y'akazi ko tubafitiye document ubwo ni ibibazo n'ibisubizo byo kwifashisha mu gutegura ikizamini cy'akazi ku myanya iyo ariyo yose y'akazi, yaba head teacher, DOS, taxation, accountant secretary, English Kinya teacher A0, math and physics teacher n'indi myanya yose isigaye. Ubikeneye yaduhamagara kuri telefone zikurikira 0788 41 251 0788 41 251 umuryango official. Ikibazo cya 51 kiravuga ngo how do you handle multiple tasks at the same time? Ni gute ushobora gukora akazi kenshi igihe kaziye rimwe cyangwa se ufite akazi kenshi wabigenza ute? The answer is this one. I organize them by priority and work step by step. Mbasha kubitondeka mpereye kubyihutirwa hanyuma nkatangira mbikurikiranya nkabikora. Question number 52. What would you do if you disagree with your supervisor? Ni iki wakora uramutse utumvikanye n'umukoresha wawe? You can answer like this. I would discuss it respectfully and professionally. Zabikora kinyamwuga. Question number 53. How do you ensure accuracy in your work? Ni iki wakora kugira ngo ukomeze kugira umurimo unoze cyangwa se akazi kanoze? You can answer like this. By double checking and following procedures. Question number 54. What is your approach to teamwork? Niki ukora cyangwa se ni gute ukorana n'abandi? Yes. The answer is this: cooperation, respect and clear communication. Question number 55. How do you deal with tight deadlines? How do you deal with tight deadlines? Ni gute ubasha gukora ku gitutu mu gihe wahawe deadline cyangwa se igihe gitoya cyo gukora ubigenza ute? The answer is this one. By planning early and staying focused. Nukubipanga hakiri kare nkabitunganya neza nkabipanga planning mbere hanyuma nkakomeza kubyitaho cyangwa se kubikurikirana. 56. What skills have you developed recently? Nubuhe bumenyi uba wiyunguye mu minsi ya vuba cyangwa se uherutse kwiyungura? The answer is this one. Communication, problem solving and time management. Question number 57. How do you stay productive? How do you stay productive? Ni gute wakomeza gukora neza ugatanga umusaruro? By setting goals and avoiding distractions. No setting goals, no gukorera ku ntego hanyuma kandi ukirinda ibikurangaza cyangwa se ibikuvangira. Question number 58. What would you do in case of work error? Ni iki wakora cyangwa se ukora iki iyo mu kazi hajemo amakosa, hajemo error? Correct it immediately. Mbasha kuyakosora ako kanya and report if necessary. Byaba ngombwa nkabitangira raporo. Question number 59. How do you maintain good relationship at work? Ni gute unoza cyangwa se ukomeza kubungabunga imikoranire hagati yawe nabo mukorana ku kazi?
imikoranire yabo yo ku kazi ubasha kuyinoza, ubasha kuyibungabunga ute? The answer is through respect and professionalism. Mbibutsa ko bino bibazo niyo biri rusange, ntago biri specific ku mwanya runaka, ahubwo umwanya uwo ari wo wose bashaka kuba babikubaza. Hanyuma ikindi, uramutse ushaka ibibazo noho biri specific ku mwanya runaka, watubwira kuko turabigufitiye. Question number 60. Are you comfortable learning new systems? Ese waba witeguye gukorana n'amasysteme mashyashya? Ese iyo haje system nshyashya ubasha kuyadabutamo? The answer is yes. I adapt quickly to new systems. Iyo system zihindutse akazi nshyashya, nshobora kuziyadabutaho mu buryo bwihuse. Question number 61. How do you handle feedback from student or client? Noneho ni gute ubasha kwakira cyangwa se ukemura ibibazo ugejejweho n'abanyeshuri cyangwa se n'abakiriya bawe, ubifata ute? The answer for this question is I listen carefully, mbitega amatwi nitonze, and improve where needed, hanyuma nkagerageza kubikosora aho bikenewe. 62. What do you expect from your manager? Niki noneho witeze cyangwa se niki uba witeze ko kivuye ku mukoresha wawe? Niki witeze ko manager wawe yagukorera? Guidance, support and clear communication. Ashobora kuba yakuguidinga mu kazi, yaguha support, cyangwa se hakaba habaho communication hagati yawe nawe nziza. Number 63. How do you prepare for an important task? Ni gute utegura akazi kawe k'ingenzi mbere y'uko ugakora? Mu by'ukuri ugategura ute? Gute utegura akazi? I gather information and plan properly. Mbasha kubanza gukusanya amakuru, hanyuma nkabiplaninga neza. Number 64. What is your understanding of ethics at work? What is your understanding of ethics at work? The answer for this question is this one: honesty, integrity, and responsibility. 65. How do you manage pressure? Ni gute wabasha gukorera kuri pressure? To work under pressure. Ni gute wakora uri ku gitutu? You can answer like this: by staying calm and organized. Nzikaruma hanyuma nkomeze kuba organized, noneho nkora akazi kanjye neza. Question number 66. What motivates you to perform better? Niki kigufasha cyangwa se kikumotiva gukomeza guperforminga neza, gukomeza gukora neza? Ni iyihe motivation yawe? Ni ikihe gituma ukomeza gukora neza? Achieving target and self improvement. Kubasha kugera ku ntego ndetse no kuba nagira ibyo niyungura njye ubwanjye, ibyo bituma mba motivated. Question number 67. How do you contribute to a positive environment? How do you contribute to a positive environment? Nuruhe ruhare rwawe mu gukomeza kugarura umwuka mwiza ku kazi aho ukorera? By being respectful and cooperative. Question number 68. What would you do if you had no supervision? Niki ukora igihe nta mukoresha ufite hafi aho ngaho? Donc niki wakora udafite uri kugusupervisa? You can answer like this: I would continue working responsibly. Nshobora gukomeza gukora inshingano zanjye neza nubwo nta muntu uri kunkora supervision. Question number 69. How do you handle confidential information? Amakuru y'ibanga ni gute uyafata? Donc ni gute ufata amakuru y'ibanga? The answer is this one: by keeping it secure and private. Nzakomeza kuyagira ibanga, yes, kandi yagira umwihariko. Muri make nzakomeza kuyagira ibanga. Number 70. What are your long-term professional plans?
noneho ni izihe plan zawe z'igihe kirekire, ni gute planinga planingira igihe kirekire mu kazi kawe. To grow and gain more responsibilities. How do you adapt to a change or to change? Ni gute noneho wakira impinduka igihe mu kazi kawe habaye impinduka ubyakira ute? The answer for this question is this one. I remain flexible and open-minded. I remain flexible and open-minded. Question number 72. What is your understanding of teamwork success? What is your understanding of teamwork success? Ese ni iki wumva iyo bavuze gukorera hamwe? Gukorera hamwe wowe kubwawe bikubwiye iki? Working together toward common goals. Muri make gukorera hamwe bituma mugera ku ntego rusange. Number 73. How do you improve weak areas? How do you improve weak areas? Ni gute ubasha gukosora ahari intege nkeya? Ni gute wakosora ahari intege nkeya? The answer for this question is this one. Through training and practice. Ushobora gutanga training cyangwa se ukaba washyira mu bikorwa ibyo ugomba gukora. Mu ncamake ushobora kuimprovinga ahari weak cyangwa se ahari intege nke binyuze muri training and practice. Question number 74. Why is punctuality important? Why is punctuality important? Ese kugira gahunda kubera iki ari ingirakamaro? Bati kuki kugira gahunda ari ingirakamaro cyangwa se kuki ari byiza kugira gahunda mu kazi? Answer is this one. It shows discipline and respect. Rero punctuality yerekana ko umuntu afite discipline kandi yiyubaha. Yes, the last question, which is 75th questions. How do you handle criticism from colleague? Noneho ni gute ufata ni gute ubasha kwakira comment mbi cyangwa se amakuru mabi uhawe n'abakorege n'abo mukorana? Niba hari ibyo bakunenze wowe ubifata ute noneho? Abo mukorana niba hari kosa ukora bakari kugaragariza. I accept it positively and learn. Nshobora kubyemera ko byabayeho hanyuma nkabyigiraho. Yes. Dusoreje hano, reka noneho tubashishikarize kuzareba igice cya 4 cy'ibi bibazo, kandi mbibutsa yuko ibi ni ibibazo bishobora kubazwa mu kizamini icyo ari cyo cyose, ntago biri specific ku mwanya runaka, kandi mbashishikariza yuko uramutse ushaka noneho ibiri specific ku mwanya runaka, either head teacher, dosi, dodi, ari n'umwarimu, ari mu kandi kazi, ushobora kuba ukeneye ibibazo bya interview byo kuri uwo mwanya, watwandikira kuri telefone igaragara muri description ndaza kuyitanga nkuko bisanzwe. Rero mbashimiye cyane uburyo mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, kandi mbibutsa yuko aho tugeze cyangwa se intambwe dutera ni ukubera mwebwe. Mwari kumwe na Alphonse Ndagijimana, naho ubutaha.